turabashuje inshuti bavandimwe abakurikiye ikiganiro cyacu. Murabizi ko tukitaniwe gusa, mumaze kumva byinshi rero mu bice byagiye bitambuka, mwagiye musobanurirwa byinshi mu matopika yagiye atambuka. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana none. Ariko mbere na mbere wenda ngeze umusanzwe mutamenyere cyane. Amazina yanjye ni Tadeo Ikimana ishaka, nkaba ngiye kumwe na mugenzi wanjye Ndagijimana Jean Pierre. Yes, Ndagijimana Jean Pierre rero akaba ari we turi kumwe muri iki kiganiro, we musanzwe muzi. Nkaba nanjye ndi umutumirwa, ariko nyine tuganira ku ijambo ry'Imana. Rero tugiye kureba neza ku tuganira ku bijyanye n'agakiza. Urabizi Jean Pierre, buriya agakiza agakiza ni ijambo ryihariye, cyase ni ikintu cyihariye. Ubona yuko abantu benshi bavuga ko bafite agakiza, bakiriye agakiza, ariko ugasanga abo bantu mu by'ukuri bararushye. Nubwo bavuga ngo bafite agakiza, ariko ugasanga nta hantu batandukanye n'abadafite agakiza. Urumva? Noneho tugiye kureba turebe ese koko niba mvuga ngo ufite agakiza, niba mvuga ngo narakijijwe, ese koko ibyiringiro mfite ndabikurahe? Ese mfite ibyiringiro biva mu ijambo ry'Imana, cyangwa se mfite ibyiringiro biva mu mirimo yanjye, cyangwa se ibyo nkora? Rero tugiye kureba iki ngiki nicyo kiganiro tugiye kuganiraho, tureba neza mu by'ukuri agakiza. Nta gakiza rero gahisha ibyiringiro, niko dushaka ko tuganiraho, ni nako Imana itanga. Mu gihe umuntu yaba afite agakiza avuga ngo yarakijijwe, ariko ugasanga n'ubundi hari ibyo agihatana nabyo, ugasanga nta mahoro afite muri we, mu by'ukuri cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Rero ndashaka tuganira ku nkuru iri muri Luka ibice bibiri. Tuyisome turebe abantu babiri tugiye kubonamo, turebe ibyiringiro bagize ni ibihe mbere yo bahura n'umukiza. Ibintu uvuze Yego. urakoze cyane, kandi ndumva uyu munsi dufite ingingo nziza. Yego. Ariko twibutsa abantu ko agakiza tugiye kuvugaho ntabwo ari agakiza kabonetse kose. Cyane rwose. Icya mbere bazi ibintu twatangiye tuvuga hano. Yego. Hano kuri News twatangiye tuvuga ibintu bijyanye n'icyaha. Yego. Nituvuga agakiza, abantu bumve agakiza k'ibyaha. Yego. Kerekeranye n'icyaha. Bumva agakiza kandi kavuye hehe? Kavuye ku Mana. Ntihagire uwumva ko yararwaye inzoka ngo agire ngo turi kuvuga ngo Imana niba agakiza arakira inzoka. Ntabwo aribyo tugiye kuvuga rwose. Abadukurikiye babyumve, ntabwo tugiye kuvuga abantu barwaye kanseri n'abarwaye rubagimpande. Oya, agakiza tugiye kuvuga ni agakiza k'Imana gahesha ubugingo buhoraho, cyangwa se gakiza umuntu nk'uko twabibonye, nk'uko ushize nabivuze, kerekana kudapfa. Yego. Kerekana kudapfa, ukabaho by'iteka ryose, kandi ukabaho ukiranutse by'iteka ryose. Ako niko gakiza tugiye kuganiraho, kandi n'ingaruka zabyo. Amen. Ngira ngo wakomeza tubwira hahandi n'ubundi wari uvuze. Yego, ndasoma muri Luka ibice bibiri. Ndahera ku murongo wa 25 ngeze ku murongo wa 38. Luka ibice bibiri, umurongo wa 25 ndageza ku murongo wa 38. Aravuga ngo Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simeyoni. Uwo yari umukiranutsi witonda, kandi yategerezaga ihumure y'Abisirayeli. Umwuka wera yari muri we. Yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo w'Umwami Imana. Ajyanwa n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyanye umwana Yesu ngo bamugeze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Simeyoni aramuterura ashima Imana ati, Mwami, noneho urasezera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ariko witeguriye mu maso y'abantu bose kuba umucyo uvira amahanga, no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bwa Isiraheli. Se na nyina batangazwa n'ayo magambo avuzwe kuri we. Simeyoni abaha impundu, abwira nyina Mariya ati, dore uyashyiriweho kuba kugira ngo benshi mu Isiraheli bagwe, benshi babyuke, abe ikimenyetso kibwirwaho impaka, ngo ibyo abantu benshi batekereza mu mitima bizahishurwe, kandi nawe inkota izagucumita mu mutima. Hariho n'umuhanuzikazi witwaga Ana mwene Fanueli w'umuryango wa Asheri. Yari umukecuru wa kera, amaze gushyingirwa yamaranye n'umugabo we imyaka 7. None amara imyaka 84 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero aramya Imana, yiyiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Muri uwo mwanya nawe araza ashima Imana, avuga ibya Yesu
abwira bose bari bategereje gucungurwa ku Yerusalemu. Yego. Urumva iyi nkuru dusomye ahangaha muri iki gitabo harimo abantu babiri, harimo wa mbere harimo Simeyoni, uyu nguyu yabonye umukiza, tukabonamo n'uyu muhanuzikazi, uyu Ana, uyu nawe ngo yirirwaga mu rusengero asenga yiriza ubusa akararamo. Urumva mu myaka 80 aba mu rusengero, nk'uko hano nuko biri kubigaragaza. Yamaze imyaka 80 aba mu rusengero yiriza ubusa. Urumva hano nuko biri kugira gute, ni kuri kubitwereka. Noneho tugiye kureba, urabona amaze kubona Kristo, amaze kubona umukiza, ntaho bigaragaza ko yongeye kuba mu rusengero, ahubwo ngo agiye kubwiriza iki, inkuru nziza. Bivuze ngo hari ibindi byiringiro yabonye muri we birenze bya biri byose yari afite. Hanyuma ibyo byari mu byose byarapfuye, ahinduka umuntu mushya, agira ibyiringiro. None Simiyoni nawe ahangaha urabona ko yari yabisezeje ko atazapfa atarabona Kristo. Sibyo? Amaze kumuterura aravuze ati ahwi birarangiye, nishaka nipfire. Urumva kirugo yahise agira muri we, nushaka usezerere. Urumva hano ngo Simiyoni, urumva ko ngo umwami Imana yaje mu bwengo ngo ntazapfa atabonye Kristo. Umwami Imana, ubone Kristo umwami Imana. Urumva ko hano bakoreshe imvugo ngo Kristo umwami Imana. Yego. Ariko noneho Simiyoni we wumva agiye kuvuga, aravuga ngo mwami noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe. Aho kugira ngo avuge ngo abonye Kristo umwami Imana, aravuze ngo abonye agakiza kawe. Ngira ngo hano ubusobanuro bwa mbere burabonetse. Icyambere ngo agakiza ni iki? Agakiza ni Kristo. Ariko uvuze ngo ni Kristo, wowe wese turamukura Kristo ni gute? Gakiza ni Kristo gute ibyo bintu? Ariko noneho ngiye nahoze nsoma nimereye nyuma iki gitabo muri iki gitabo nyine cya Luka. Yego. Nza kubona hano inyuma mu murongo mu gice cya mbere. Yego. Kuko twari mu gice cya kabiri. Ariko mu gice cya mbere niho hagaragaza cyane ibijyanye noneho agakiza icari cyo. Yego. Aho ku murongo wa 70 cyangwa se na 76 turavuga ngo kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze. Yego. Wumva hano no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Yego. Urumva aho ngaho habanje kugaragaza ko agakiza ni iki? Ni ukubabarirwa ibyaha byabo. None Simiyoni ateruye umwana mu ntoki ati mbonye agakiza ngaka. Ana nawe abonye Yesu ati bira amahoro barabonetse. Amahoro. Hano nuko iki cyanditswe, ubona hano Imana abwiraga Yohana ngo nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose. Yohana ngo kandi ngo kubera kuzabanziriza iki umwami ngo utunganye inzira ze. Yego. No kumenyesha abantu. Ubu Yohana na ari mu bantu bamenyesheje abantu iby'agakiza ko ari ukugira ute, ari ukubabarirwa ibyaha. Uti gute none kukirere ibintu byo kubabarirwa ibyaha bihuje na Yesu. Urumva uyu murongo yo ugusumye kusoma ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzatuma umusaki dutambikira uvuye mu ijuru, ukamurikira bice mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Yego. Hano wari ushaka kuvuga rero uvuga uti Simiyoni akimara kubona Yesu, ikintu cya mbere cyamubayeho ni iki ngiki, ibirenge bye byahise bijya mu nzira y'amahoro. Yego. Kuko nicyo Yesu yaraje gukora. Kumenya Yesu ubwabyo, kumenya agakiza ko kubabarirwa ibyaha, no kumenya ko kubabarirwa ibyaha bituma ikirenge cyawe kijya mu nzira y'amahoro. Kuko mu mutima wawe hahita haza amahoro y'iteka. Ni ukuvuga ngo iyo wakiriye Kristo, iyo umwakiriye atari uw'amagambo, ukakira Kristo ariko gakiza, ukamwakira nk'umukiza w'ibyaha byawe,
icyo gihe ni ukuvuga ngo uhita ugira amahoro adasanzwe iyo ku buryo n'urupfu rutagukanga urumva n'urupfu ntushobora gukanga burya ntabwo ruba kigufiteho ububasha. nibyo nigeze kubwira abantu ngira ngo ngiye menya Kristo ngenda nagize amahoro. Yego. none no kubera kumenyera idini nkajya ngira impungenge ati aya mahoro ibite. Yego. Ubumva nyine ni ibintu aya mahoro asubira kunkoraho. Urumva? Ubu kamera yacu ari mbi. Ugira amahoro no kugira ngo nicyo kibazo ufite ahubwo cy'amahoro. Ku buryo nigeze mu bantu batarabohoka bo babona ari ikibazo. Kuri uranezerewe urumva ibintu byose nyine byabaye amahoro ibintu byageze mu mahoro. Yego. Ikintu simusigaro cyuko wakira agakiza. Ni amahoro. Yego. Ni amahoro mu mutima ukumva uratuje kubera ko ibyaha byashize. Ibintu by'ibyaha byashize. No gupfa wumva nta kibazo kuko nk'uko Ngusimene yavuze ati isezerera. Wumva nta kibazo ugiye rwose. Icyo bagomba kuba umenya ku isi warakimenya. Yego. Rero ni ukuvuga ngo aho ngaho muri uyu ahantu dufitiye mu iki ibyiringiro. None Jean Pierre urabona hanze aha ngaha hari abantu benshi basenga bajya mu rusengero bafite n'umuhati wo gukorera Imana. Ikindi bavuga yuko bakijijwe. Ariko wareba ibyiringiro byabo ugasanga ntabyo. Ese buriya Jean Pierre biraterwa n'iki? Niba umuntu avuga ko yakiriye Kristo ariko akaba nta byiringiro afite buriya ubona ako gakiza kabo gashingiye kuri Kristo ubona gashingiye kuki ako gakiza ubona katabaha ibyiringiro ngo bumve ko batuje. Aho ngaho umuntu yavuga ibintu byinshi buriya bashobora kuba baramwigishijwe nabi Kristo. Umuntu wese yizera bikurikije nuko yigishijwe. Bivuze ngo rero kimwe nuko harimo n'abandi bashobora kubivuga kubera ko nyine ariko gakiza bafite uko gakiza kavanze n'ubwoba aho ubwabyo ngomba gutashyiraho akabazo. Kuki ufite gakiza ukaba ufite n'ubwoba? Wakwiye kuhita wibaza ati se ibintu namenye nibyo cyangwa sibyo? Kuki ibi bintu namenye mbayemo imyaka kuki bitarama amahoro? Ubwo wakwibaza ngo agakiza egare ubwoba cyangwa agakiza egare kubohoka. Ugera icyo kintu wakwita wibaza bwa mbere kugira ngo ndavuga nyiri kugira ako gakiza afite n'ubwoba. Niba warakijijwe ako ufite n'ubwoba wumva muri wowe ugitinya ikintu bita urupfu ugitinye ibintu ngo ibyaha ibintu nk'ibyo cyo kurimbuka bikisona mu mutima wawe wibaze. Nibaze ati aka gakiza usubire ushake kumenya niba gakiza ufite ariko cyangwa se niba wenda bwaba ari ubumenyi buke ufite muri ako gakiza wenda. Njyewe ndashaka kugaragaza cyangwa se kuvuga kudukiza tw'uburyo bubiri niko nibuze kuvuga kubera ko uko bimeze kose hariho tubiri nyine dukiza tubyo bubiri kubera ko hari ak'Imana ariko gatanga amahoro hariho n'akandi gakiza katajya gatanga amahoro ako n'ak'umuntu. Niyo mpamvu ngiye mvuze ngo nta gakiza yari nudukiza ni tubiri niko dufatanye ubwo hari ak'umuntu hanyuma bivuga ariko njye biri kunseza niba ngo hari agakiza ka muntu hakaba n'agakiza k'Imana. Urumva urabona Ana imyaka yari amaze mu rusengero asenga ngo yiriza n'ubusa. Utekereza ko ibyo bintu byamara iki? Ntacyo ugiye gusenga umwaka w'imyaka 3 tuvuge ugeze ku 10 gusengera ikintu kimwe ugasanga ntukira ntugera ku cyo ushaka. Urumva urabona ibyo waba urimo byaba ari ibiki? Noneho n'abantu usanga ntabwo ikintu bajya bagitekerezo cyangwa se iyi nkuru ngo bayihe agaciro bumve uburemere ifite. Akimara kubona Kristo ya mirimo yose yahise irangiraho. Sibyo? Yahise igenda yahise ishira. Rero bivuze ngo iyo tubonye Kristo iyo twakiriye Kristo ya mihati ya mirimo n'ibyo twarwanaga nabyo biba birangiye. Twe turicara agakora. None rero impamvu abiki gihe ntabwo bari kureka ngo akore ahubwo no bari gukora. Urumva? Sasa barashaka gakiza ariko kagize gute kavuye muri bo. Niyo mpamvu kugakiza ntacyo kabamarira. Bagumana ubwo. Uzasanga umuntu
asenga, usanga umuntu umudiyakoni, usanga umuntu umuvugabutumwa, usanga umuntu umupasiteri, usanga umuntu arabwiriza avuga iby'Imana, avuga iby'Imana kabisa, yigisha abantu gukora neza, yigisha abantu inzira y'Imana. Urumva? Ariko uzasanga ariko rero Tadeyo ibyo bintu uri kuvuga yigisha abantu inzira y'Imana, arigisha abantu inzira y'Imana nyine mu bitekerereze. Urumva urigisha abantu inzira y'Imana uvuga gukiranuka kutari ukwiteka, ni ukuvuga ngo bayita inzira y'Imana. Yitwa nyine ngo ni inzira y'Imana bari kwigisha abantu, sibyo? Urabona n'abafarisayo buriya ngo bari bazi yuko bari kwigisha, ngo bari babaga bazi ko bakorera Imana burya. Bari bazi ko bakorera Imana. Na Paulo yica abantu ngo arazi ko bakorera Imana burya, sibyo? Rero ni ukuvuga ngo ibyo babikora bazi ko bari gukorera Imana, ariko mu by'ukuri si Imana baba bakora, si Imana nyamana. Ubundi Imana nyamana ntabwo ari Imana ikeneye ko twebwe tuyikorera, ahubwo Imana ni Imana ishaka kudukorera. Birya bavugaga by'agakiza by'udukiza tubiri natangiye kubyumva, kuko bunangiye kumva agakiza umuntu yitekerereza, umuntu akakareba mu bwonko bwe akabyumva gutyo, kuvuga ati jewe ninkora ibi ngibi, nkakora ibi, nkasenga cyane, nkafasha abakene, ubwo Imana izaba igira ute, izaba inyemeye. Ongera usomere muri Luka 1:77 kugira ngo n'uwasome. Niho nasomye. Yego, hadusomere. Luka 1:77. Yego, so wasomye. Niho nasomye. No kumenyesha abantu be iby'agakiza. No kumenyesha abantu b'iby'agakiza. Ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Ko ari ukugira gute? Ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. None ubona umuntu ababarirwa byagenze gute? Ni ukubabarirwa. Ni ugukora? Oya. Agakiza ni ugukora? Twabonye aho byaturutse. Agakiza ni ugutura? Aho byaturutse n'ahandi ni ku musaraba, ni ibintu Imana yakoze yo yonyine. Yego. Itabwiye umuntu ngo ngwino ufashe, itabwiye umuntu ngo banza ubisengere cyangwa ngo mubisabe, iyo yararebye ubona nibyo bikwiriye. Yego. Kandi ngo bikora mu gihe gikwiriye. Ngo kandi ibikora kakano ngenda gakunda cyane, ibigambiriye. Yego. Ni no mpamvu mu byakozwe n'intumwa, byakozwe n'intumwa 13 umurongo wa 38. Yego. Havuga ngo byakozwe n'intumwa 13:38, mpamvu havuga ngo nuko bagabo bene data, mumenye ko ari muri uwo tubabwira kubabarirwa ibyaha. Nuko bagabo bene data, mumenye ko ari muri uwo, murinde muri uwo, muri Yesu Kristo. Ni muri uwo niho tubabwira kubabarirwa iki? Ibyaha. Ni muri uwo nimo tubabwira kugira gute? Kubabarirwa ibyaha. Ubundi hangaho ushatse baravuga ngo ni muri uwo tubabwira agakiza. Agakiza kari muri uwo. Noneho hari ikintu nayira ngo tubwire abadukurikiranye basenga Imana cyangwa se bari mu nzira y'Imana. Ngo muri uwo nimo tubabwira, nimo harimo iki? Nimo harimo inzira. Ngo utanyuze muri iyo nzira, utanyuze muri uwo nguwo, ntabwo ushobora kugera ku Mana. Kandi Yesu ubwo yarivugiye ngo ni nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kwa Data atagize gute? Atamujyanye. Rero Yesu ntabwo azakujyana kubwo hari imirimo myiza wakoze, kubwo ko watuye amaturo, kubwo wasenze cyane, kubwo uzi kuririmba, yewe no kubwo ko waba uzi gusa nyine nk'ubwiriza, cyangwa se reka mvuge gutyo, ubundi ubwiriza nyirizina abwiriza Kristo, ariko hari n'abandi babwiriza ibyabo. Abo nibo Paulo yavuze. Babwiriza ibyabo. Rero kubuza ibyo byose ukaba unabikorana ishyaka, ibyo ni ishyaka riva mu bwenge, ntabwo ari ishyaka, ntabwo ari ubwenge bw'Imana. Iryo shyaka ntabwo riva mu kumenya Imana. Yego. Ni ishyaka nyine ryo kuba ushaka kugirira Imana impuhwe, ariko nawe utarumva impuhwe z'Imana kwazo. Wowe wanza wumve ko Imana ifite impuhwe mbere yo kugirira abantu impuhwe. Yego. Urajya kubabwiriza utarumva impuhwe z'Imana.
ariko niba wumva impuhwe z'Imana nta kindi uzavuga uretse kubabwira impuhwe Imana yagira abantu ku musaraba ubwo abantu bari bapfuye bagiye kuzira iki bazize ibyaha byabo nubwo Imana irabifata byose ngo ibirunda muri Kristo ngo Imana afashe kugira ngo igisubizo kiboneke ngo Imana yafashe abantu bose irunda muri Kristo kwanza amaze gufata Yesu imuhindura icyaha bwacu imuhindura icyaha bwacu ubwo imuhinduye umugome nahindutse umugome ngo ifata abantu bose irunda mu bugome muri uwo nyine muri ubwo bugome ngiragira irakubita hazuka abantu bashya sasa aho ngo niho handi twasonye ngo abantu bapfuye bapfa ku byaha nuko abantu ngo bapfuye bose bagiye mu bugome kugira ngo Imana ubone ko bababarira bose hadasigaye n'umwe rero ni ukuvuga ngo agakiza bamenye ijambo gukizwa to be saved ubundi kuki umuntu akizwa iki ikibazo rero gihari buriya gukizwa biriya biratandukanye no mu buzima busanzwe buriya urabona ugiye koga ugiye mu kiyaga burya ubundi kugira ngo bakurohore iyo warohamye ntabwo burya uri kumanuka umuntu ahita azongwa kuzamure muri ya mazi burya nawe wamuroha arakureka ukabanza ukageraho yebantu yasoma burya niko barohora niko barohora abantu ubundi barohamye niyo ngo arakureka ukanywa mpaka ku buryo ugeraho umeze nk'umuramba aho utaza no ku gishyikoro agafata agasatsi gutya wagakurura nturi umurwayi ntugira gute bakugeza hakurya y'amazi nyine bamwe bakayagukuramo niyo ngo akurohora mu gihe nta mbaraga ufite ntabasha kukuzamuramo hari iki rero ni ukuvuga ngo Kristo nawe ukizwa cyangwa se ushaka gukizwa ni ugomba kugera hamwe yumva ko nta kintu na kimwe yabasha kwikorera mbega urabona iriya nkuru y'uriya muntu wari umaranye imyaka 38 uburwayi Yesu yaraje amusanga aho ngaho amubwira ati se ushaka gukira njyewe simfite umuntu ubasha kunjugunya mu mazi urumva simfite umuntu byahantu byaharanze ubaje umuntu ushaka gukira ngo simfite umuntu ndabwiye umuntu urumva we ayigarutse handi muri gakondo ninde ukubwiye umuntu ushaka gukira ngo simfite umuntu ariko mu bigaragara aho yari yarageze byari byaramucanze ati iyo ngiye kugerageza bantangamo ariko disi ni wamurenganya kuvuga ngo simfite umuntu nuko abanaga abantu bose aho ngaho bose bafite abantu batereramo nibyo yaramenyereye icyo kibazo gikomeye rero abantu b'iki gihe bose bazi ko buriya iyo hari imbaraga ugomba kuba ufite hari uburyo ugomba kumeze kugira ngo ukizwe kandi ubwo byo ngo byabaye hame niyo bajitise ushaka gukira none ko ibyaha byananiye nta kindi gisozo yaguha urumva rero Yesu ashaka abantu bageze aho badafite ubaterura cyangwa se aho abantu bageze aho nta kintu na kimwe bashobora gukora naba nakikorera cyangwa se undi wakinkorera akankura hahandi ndyamye we akaba ari unterura urabona utekereza nka buriya yaza kugera ku bandi bandi akavuga ati murashaka gukira bakumva tushigende marayika ataza agasanga uduhugije urumva bose babaga bicaye barekereje none kuza kubwira umuntu nk'uza kumuvugisha kandi we yicaye gutya arabashaka amazi utumye iya nkuru tuzayisesengura cyane kuko iya nkuru njyewe ikintu kiba kintangaza ni ukuntu abantu bose bari bakanuriye mu mazi gusa nawe ureba inyuma kuko kandi Yesu umukiza ari inyuma y'amazi uriya gushaka gukama mu rutiniko yewe winderanje ariko ntabwo ibintu biri kubera turakanuye turacunze rero ni ukuvuga ngo nawe utekereza nawe uri muri abo bashaka gukira wicaye ku mazi urabizi neza ko amazi agomba kwibirana ugahita umanuka ninde waza kukuvugisha ukamukundira nange manzi ko nyine nange mba ntegereje vuga ati naho amazi n'abakaraga gusa atari marayikuje usanga ari nk'umuntu wenda witeye byanashoboka mu kinyarwanda bavuga ngo wabarekereje bari barekereje reka tubwire abantu uti ariko sinzi niba babyumva mureke kuza kureba mu mazi uri kureba mu mazi urebe inyuma urebe ko Yesu atari kubwira ati kiri hasi wigende kuko uhagaritse kureba mu mazi ndakubwiza ko yasize uburiri aho ngaho
ari nako yarabwikoreye arigendera arakira. Nyamara mu gihe wango nugira ngo ntihasigaye abantu bareba mu mazi barasigaye bategereje undi mukiza utari Yesu akurumva ibyo bintu. Rero icyo nashaka kubona iki ni ukuvuga ngo Yesu ashaka kudukura ahantu nk'aho ngaho tutabasha kugira icyo dukora, hamwe twananiwe burundu aho ngaho niho adukura. Rero uhavanwe n'indi somera muri Matayo ibice 9, Matayo 9 musomera umurongo wa 12 n'uwa 13. Matayo ibice 9 umurongo wa 12 n'uwa 13, hanyuma twumve neza icyo barimo aratubwira. Matayo 9:12 na 13. Abyumvise arababwira ati abazima sibo bifuza umuvuzi keretse abarwayi. Abazima sibo bifuza umuvuzi keretse abarwayi. Yego. Ariko ni mugende mwige ukwira ijambo risobanurwa ngo icyo nkunda ni imbabazi si ibitambo, sinazanye no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Abazima sibo bageze gute? Sibo bakeneye umuganga sibyo, kiretse abarwayi. Kese abarwayi. Ese uri umurwayi? Wenda hano hari ikibazo. Uri umurwayi wundi? Uremera ko urwaye? Uri umurwayi cyangwa uri muzima? Rero mu gihe uri muzima yeba ntuteze kuzahura nabo. Reka tunabaze abantu tuti umva uburwayi bwawe bungana bute? Wari n'umuntu mvuga ngo ni umunyabyaha ariko akavuga ati njyewe se ibyaha byanjye ariko nanabireka, agakomeza gutyo ngo zabireka, agashira imyaka y'ubuzima bwe bwose ngo ashaka kureka ngo zabireka. Nakamenye ko uburwayi afite buri mu muzi, buri mu maraso no mu ngingo hose ku buryo icyo akeneye ni ukwemera ko ari umurwayi kandi udashobora kwivura. Noneho umuvuzi akabona kumuvura. Nabamera ko barwaye nabo bibaze bati ese uburwayi bwacu bungana bute? Yego. Rero ni ukuvuga ngo Yesu icyamuzanye nabo yaje kugira ngo bahabwe agakiza ni bamwe bananiwe. Iyo umaze kubona agakiza yani magambo n'izindi imbaraga z'undi muntu wakiriza, wafashijwe n'izindi mbaraga z'undi muntu. Yes. Wowe izawe nta nazo. Ntazo. None ikibabaje ntabwo ntushaka kwemera ko ari abarwayi, ntabwo ntushaka kwemera ko ari abanyantege nke. Yesu avuga ngo sinazanywe no guhamagara abakiranuka kireka abanyabyaha. None kushaka kujya imbere y'Imana, kushaka kujya imbere Yesu ujyanye gukiranuka kwawe, wagiye nta kintu ufite. Wagiye nta kintu ufite ukakira gukiranuka kwawe. None gukiranuka kwawe n'ukwe biragihura, umwijima n'umucyo biragendana gute? Rero ugasanga abantu bacigatiye gukiranuka kwabo bagashaka no gushyiraho kwa Yesu. Niyo mpamvu uzasanga nicyo kibazo, kuko urumva buriya ushaka kurwanya Yesu ntabwo wakora ibyaha. Ubundi umuntu urwanya Yesu ntabwo ari umuntu ukora ibyaha. Urubizi? Kimwe n'umuntu ngo uramutse ucuruza amagi y'inkoko ukayacururiza muri karitsiye, kugira ngo njye nkurwanye ntabwo naza kuhacururiza ibirayi. Oya, nange naza ngacuruza amagi y'inkoko. Yesu rero afite gukiranuka. Umuntu urwanya Yesu ntabwo ari umuntu ukora ibyaha, ahubwo ni umuntu nawe ufite gukiranuka. Ufite gukiranuka ko agashaka kugeranya no kwa Yesu. Umuntu abarwanya Yesu. Nicyo rero tubwira abantu uti nibarekure gukiranuka kwabo cyangwa se bemere ko barwaye hanyuma babona ubuvuzi. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri twagombye kumenya cyangwa se gusobanukirwa neza gukiranuka kw'Imana ko uwo kugezemo agomba kugira amahoro, agomba kugira ubugingo buhoraho, agomba kubaho nta rubanza yicira. Icyo nicyo cya mbere ubundi kiranga umuntu wakijijwe, nuko nta rubanza ufite mu mutima wawe, nta kintu uba wishinja habe namwe. Niyo ngo uko ako niko gakiza, ni nako Yesu yaje gutanga, niko yaje kuduha ibyiringiro. Rero ni ukuvuga ngo agakiza nk'uko twabibonye ni ukubabarirwa ibyaha, ni ukwakira imbabazi z'ibyaha zivuye kuri Kristo zitavuye ku mirimo wakoze cyangwa se n'ibyo uzakora. Reka Yesu wenyine ibyo yakoze aba ari byo bigukiza kandi ugira amahoro. Rero turabashimiye abakunzi bacu baniwe gusa
musanzwe nyine mukurikirana ibiganiro byacu kuri niwe gusa. Murabizi ko ibiganiro byacu ni ibiganiro by'ivugabutumwa kandi ribasha kubohora abantu, ribasha kubohora abantu. Hanuvuga ngo hari umurongo ribavanamo ngo n'umwijima ribajyana mu mucyo. Rero turabashimiye ko mwabasha kudukurikira kandi muzakomeza mudukurikire. Ngewe rero yari Tadei Imana ishaka na Jean Pierre Ndagijimana. Mujye rero mukomeje kunezezwa n'ibiganiro byacu by'ubutumwa bwiza, mujye musangiza n'abagenzi banyu, inshuti zanyu, kugira ngo bakomeze nabo baryoherwe n'ubuntu bw'Imana. Murakoze cyane.